ngo karakazi karagoye ushobora gukunda umumisi yego mu rwego ko kugira ngo muganire yego abandi bantu bakabibonamo ibitari byo ibindi ariko nanone tugarutse kuri Miss Rwanda nukuvuga ngo kubwaye ku cyawe giti abaye ari Miss Mutesi Jolly wakinnye radio wabigize mu ruhare kubwawe wamufata ute Miss Mutesi Jolly namugaye kuko Miss Mutesi Jolly ese ubundi nkubaza ubundi ubaye indaya ukagera ku bintu nka biriya ubwo buraya bwawe ari bubi ahubwo mba mbona ari ubw'umugisha biramutse bibaye wabyemera mu ruhame ukavuga ko ndi indaya ariko yiteje imbere waba proud yabyo mwugo wawe proud yabyo rwose hanyuma muri uko kwihangana nabo hari ubwo babitekereza ariko bagashiduka byabaye uwo shiduka byabaye ntago abazi ibyo ashaka rero hari iby'abakobwa nabo bikururira nimba afashe ishakoshi akambara agasokoza imisatsi akayigira gutya akagenda akamujya muri geto y'abahungu abazi ko se umva bambabarira abantu bazamura ibiciro n'ukuri bambabarire bamanura ibirayi reka nongeye mbasuze mbashimire ko muri kumwe natwe mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yacyo hanyuma rero tunabaha ikaze kuri channel yacu murabona kuri screen zanyu umukobwa mwiza imisatsi myiza mbere na mbere nitwa Patrick Aubrey nigiye kubura ikiganiro cya none bibutse ko turi bizogaruka ku makuru we kugenda trending hano mu gihugu cyane cyane niyo tujye kuvugaho reka mbanze gusuza amakuru ni meza urakomeye cyane kusa neza merci ni kubera Imana Kigali muri iyi minsi ko ibintu byaducanze reka imico nk'iyo urayikura mva byose ni Imana no gusenga cyane barakuzi cyane bakuzi ku ma screen yabo abantu badukurikiye ndabizi hanyuma ariko aho ugiye kujya bibutse izina wabwire ati ni kanaka gutya na gutya banyuriremo nitwa Uwasanita yego Anita ibyo birahagije birabaye hari ibindi bibazo bajya kunda kubaza abantu ahundi uvuze Uwasanita shana Anita rwose wadupfunyikiye pe oya nibyo biba bibaye Anita yoga kangaye ku munsi noga kabiri wow niyo wowe uryamye urabyuka uko ukongera ukaryama noga mu gitondo ngiye mu kazi nkogana nimugoroba iyo haruhutse se iyo naruhutse usanga ni kabiri n'ubusanzwe urabyuka ukoga ndabyuka nkakaraba nkareba izo filme nkareba imiziki nimugora ko yakari ibintu n'ubundi umuntu abasanzwemo akongera koga akajya kuryama siku niyo woze nijoro biba ari sawa urasinzira neza niyo waba urara wenyine nta kibazo niyo urara wenyine yo woze nijoro urasinzira ntunabyibuke kuri wenyine impamvu mbikomoje no ku minsi yashize ari umugabo wapfuye no hanze y'u Rwanda yapfuye nyuma yo gukora amazi imyaka ijya 60 n'ingaye gutyo irenga toga yaroze muri icyo kimwe ahita apfasha none uri kutubwira uburyo koga ari byiza ubwo se n'amazi yamwishe uko biri kose karakanyuzemo ndabushye uzatuma mbabara ubwo rero n'abandi bakobwa bashaka kujya fresher izanita urabumviraho mube mwumviraho koga kabiri ku munsi Anita turi ku musozo w'icyumweru twagiye twumva amakuru agiye atandukanye muri icyumwe mbere na mbere hari urubanza rwa Prince Kid kuva mu kwezi kwa gatatu ngira ngo niba atari kwa kane hafi aho ngaho kugeza n'ubu ntago turamenya aho byerekeza urabikurikiranye narabikurikiranye ku bwawe version yawe ubizi ute uzi ko byagenze utubundi nanjye ndi umukobwa yego ntago naburanira umugabo nanjye kandi isaha n'isaha byambaho ariko abaye ari mukuri kuko abaye ari mukuri ndumva nta mpamvu yo kutajya ku ruhande rwe sinumva impamvu wabogamira ku bakobwa se kandi noneho uzi ukuntu buriya bimeze ubundi wowe ku giti cyawe ukuntu wabyumvishe wumvishe ari ndi mu makosa wumvishe kugeza ubu ngubu ari indurenganya hagati aho uruhande rumwe yego ni ukuvuga ngo twese turebeye hamwe ibyo bintu ntabwo twari duhari biba gusa mo hagati uko ari babiri koko
hashobora kuba hari ufite mukuri. none ko ese wirukanka ndi tukajya ku mukobwa ukavuga ko umukobwa rega burya abyira imbaraga nkeya. ni ukuri burya igitsina gore igitsina kobwa kiba gifite imbaraga nke. nubishema kandi kandi uriya mugabo nawe sinamurenganya kuko kari akazi nawe yakoraga karakomeye pe. nawe wishyize umwanya we byagucanga. nanjye byancanga sinkora. ngero nguko hanyuma rero karakomeye cyane. hanyuma rero Anita twumvisha versions zigiye zitandukanye tukumva hari n'amajwi yagiye ajya hanze. Yego. ikintu cya mbere ngewe nanashingira nkubaza twumvishe mbere na mbere Prince Kid yari umuyobozi. Yego. Komeye cyane. Nicyo bavuga ko yitwaje izina afite agakoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. ariko kugeza ubu ngubu ntago nzi niba umuyobozi niba ndi umuyobozi wawe wenda n'uryo cyangwa se uri umuyobozi wanjye niba bitemerewe ko twakundana tukaba twanagana nyine kuri iyo ngingo. wehe kubwe umva umuyobozi wawe ikizira ko mwakundana ku buryo mwanagana kuri iyo ngingo. nibyo mpamvu natangiye mvuga ngo kari akazi karagoye. ushobora gukunda umumisi. Yego. mu rwego ko kugira ngo muganire. Yego. abandi bantu bakabibonamo ibitari byo. ibindi ariko nanone tugarutse kuri Miss Rwanda ni ukuvuga ngo uyu uri Miss Rwanda uba ufite ingeri zose ugomba kugendana nazo. cyane cyane ko atari kubona ibimubangamiye ngareke kubivuga. Yego. buriya ashobora kuba yaramukunze akabasaba ko basohokana twebwe nk'abantu tukabona ibyo barimo wenda sibyo cyangwa se nawe witoboreye akavuga ngo iki yarakinsabye koko. buriya wabona byarabaye. hanyuma kuko ntago yajya kuvuga ibintu bitabaye. umukobwa uwo ari we wese ngemba numva atajya kuvuga ibintu bitabaye. hanyuma ubwo niba uri umuyobozi tuvuge ko verisiyo yawe uri umuyobozi wirinda wo ukoresha. iyo uri umuyobozi rero ukabona ko uwo muntu nk'urwego rwo nk'ubu wenda nkora nko muri kampani umuyobozi wanjye akankunda. Yego. iyo umuntu yagukunze ntabwo akujyana mu mahoteli. akujyana he? hari amaroji. akujyana ku karubanda ahantu mwicara abantu bareba ahantu buri wese ari bubabone ntagire icyo atekereza. Yego. abantu se ko batekereza byinshi ubwo wowe icyo ushingira. ni hahandi rero iyo umuntu nyine abafashe mwiherereye nk'ahantu hihishe atangira gutekereza icyo mutari no gukora. umuyobozi n'umuyoborwa ntago wemerewe gukundana se? barabyemerewe. ku buryo batagera kuri iyo ngingo se? iyo ngingo ntago bayigeraho. kubera iki we ku giti cyawe? yezi uko ibintu by'abantu bakuze babikora barasezeranye. Yego. we ni kubizi. ubwo iyo babikoze batarasezeranye baba bibye. wego ni kubyumva. mbyumva. ndagushimiye. yitwa Anita nanjye nitwa Patrick Aubrey. hanyuma kuri kamera ndi kumwe na Augustine. turacyagaruka ku makuru yagiye avugwa cyane muri iki cyumweru. hanyuma nanone ariko abandi bagiye bakomeza bavuga verisiyo zabo akavuga Miss Mutesi Jolly umwe mu bakobwa bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. izina rikomeye urabizi cyane. akavuga ati Mutesi afitemo uruhare. Mutesi yashaka kumanaginga iriya Miss Rwanda ashaka kwifata mu biganza bye bari wiyobora cyane ko uyu muntu amaze kugira amafaranga yumva none akeneye n'icyo cyubahiro cyo kuba ari umuyobozi ari head ku mutwe w'ibyo bintu. binahuriza ko muri iki cyumweru yabaye umuyobozi wa Miss East Africa. avuga ati rero yashaka kuyobora Miss East Africa na Miss Rwanda cyane ko ariyo kariyeri iyo ari domaine yiwe ari ibintu arimo niwe wakeneye radiyo ku bwawe ku cyawe giti. abaye ari Miss Mutesi Jolly wakeneye radiyo wabigizemo uruhare ku bwawe wamufata ute Miss Mutesi Jolly? namugaye kuko Miss Mutesi Jolly ndamukunda. ikintu mukundira ni urwego amaze kugeraho.
ndi kumva bitashoboka ko ibyo bintu yanabikora. oya Niyo mpamvu mvuga ngo abaye koko abaye ari we namugaya. ariko urabizi ko habaho kugambanirwa, umuntu akaba yagambanirwa bitewe n'umwanya arimo, ibyo bintu urabizi. Ni ukuvuga ngo wenda bishoboka ko byabaho. Birashoboka ko byabaho, ariko cyane cyane burya ikintu ujya kugipurayinga ubona ko gishoboka. Buriya nimba yarapurayinze ko nyine ibyo bintu yabyinjiramo bigakunda, ntabwo sinzi, njye ndi kumva bitashoboka pe atabikora. Urakoze cyane. Ibyabaye byarabaye. Miss Rwanda Prince Kid bamaze kuyimwambura, yari afite ikigo cyitwa Rwanda Inspiration Backup, icyo cyari kiyobowe na Prince Kid nubwo yawo mwera, ariko bamaze kubimukuraho inshingano ku bwawe ku cyayi giti. Ubona Miss Rwanda y'umwaka utaha yazayoborwa nande, ninde bayiha? Njye bikira aho ngaho nagira ngo rwose abayobozi bazicare mu byubahiro byabo. Yego. Burya ikintu cy'abari n'abategarugori kenshi kiyoborwa n'abari nk'abategarugori koko. Iyo bijemo iby'abagabo ni hahandi usanga banacumuye. Ariko n'ubundi none se usanga bacumuye, ugasanga nabo ubwabo bibagizeho ibibazo nk'ubwo. Byose ni ibibazo byo kuba yari ari muri iyo. Ariko n'ubundi ukuntu ibintu biba bimeze muri rusange, n'ubundi abakobwa basanzwe bari muri sosiyete zacu. Yego. N'ubundi aho umuntu yamushakira undi yamubona. Ntabwo wapfa kumubona utari muri iyo gahunda. Uvuga ngo babihereze abandi bari abamama barahari bakuze basobanutse. Abamama bakuze urishobora ko bamanaginga Miss Rwanda ikagenda neza. Yes, babikora cyane. Kandi nta kintu kibi cyavamo. Utekereza? Uwo nekereza? Nega na Miss Jory bura yari abishoboye. Uwo urumva Miss Joy n'ubundi yabikomeza rwose. Agakomeza abavuga bakavuga, batekereza ibyo batekereza cyane rwose. Njyewe buriya y'umukobwa yiteje imbere akagera hagera, ndamwubaha kandi ndabikunda kuko nanjye aho ngeze mba numva nabasha kuba ndi mu rindi rwego rw'intera. Ibyo abantu bavuga sinabyitaho kuko abantu bavuga byinshi cyane, ubyitayeho nta nubwo warya saa sita, nta nubwo nimugoroba warya, wazitwa n'inzara uri kubitekereza cyane. Najya noga igice. Urakoze cyane. Yitwa Internet yo kuganira, yitwa Patrick Aubrey. Hanyuma kuri kamera ndi kumwe na Augustine. Hanyuma wenda nkucije no ku ruhande cyane ko ikiganiro cyacu atari intambara, turimo turiganirira. Anita wajya mu ndege? Nayigiyemo rimwe. Ukuntu utinze ushobora kuba warayigiyemo nko mu nzozi. Ni mu nzozi nanjye byarantunguye. Ni mu nzozi? Ntimugiyeho mu nzozi? Umunsi byabaye rero bikaba ni iki kintu ufite amatsiko kujya mu ndege? Mfite amatsiko yo kureba natumbiriye kino kirere nkagera hejuru. Njye ngira amatsiko yo kujya muri toilette yo mu ndege. Imagine. Nawe ntabwo wabyagutera? Byabunera cyane kubera ko najya ngenda ngira abafrendi benshi bajya hanze. Bambwiye yuko iyo ugeze hejuru ukasa nk'ureba hasi utahabona, uhita ubona hameze nk'uko nka hariya hejuru nyine ubona hari ikirere gusa, na hano hasi none bibazo ugiye muri toilette yo mu ndege barumva ushobora gutekereza ko nakwicara hamwe bakampambira sinanabusha. Twikomereze n'ibibazo bigiye bitandukanye mu kiganiro cyacu. Baza kugenda umenya byinshi kugiye udukurikiranye. Nawe hari ibibazo wibaza ukibaza se mugani, niyo mpamvu tubibaza abatumirwa bacu kugira ngo tumenye uko ibintu bimeze. Indi ngingo yagarutsweho mu bitangazamakuru byano mu Rwanda ni ambasaderi wa UN Aria Cool. Wamubonye? Yego naramubonye. Ni umwe mu bakobwa bavuzweho cyane, ariko abakobwa bamaze kwiteza imbere cyane. Kubaka inzu ntabwo byabaye inkuru, ahubwo inkuru yabaye urindaya. Yererere baravuga umugani ubishinze wasiba kurya saa sita cyane. Bene mbere abana b'abakobwa igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bishyigikira ko bishyigikiye iterambere ry'umukobwa. Bene mbere
igihugu cyabiharaniye kirabirwanira, noneho byari bigeze ibyo leta yacu yarwaniye biri gusenywa n'abanyarwanda. Kuri wowe kwiteza imbere k'umukobwa ni ikibazo? nibyo nahereye kare mvuga ko wishinze ibyo abantu bavuga utazongera no kujya mu isoko ngo waheshe amafaranga yawe ufite utekurya. Wajya ugira ubwoba bwo guhaha mugani? Njyewe reka nkubwize ukuri, mbashije gutera imbere nkagera mu rwego nifuje, yego, nta muntu n'umwe waza kumvuga ngo uriya ngo yagize gutya, kuko naba mfite amafaranga njye nta nubwo nabitaho. Yego, yewe najya nkucaho naba mfite icyo ngurushije nkaguha ntikomereze utitaye ku byo avuga. yego ni ukuri, Yego. kuko ugiye kwishinga ibyo abantu bavuga ni ukuri pe, n'ibyo wakugezeho byasenyuka. Ni ukuri. Ubwo rero byavuzwe cyane kuri Twitter, bamwita indaya. Ese ubundi nkubaza, ubundi ubaye indaya ukagera ku bintu nka biriya, ubwo buraya bwawe ari bubi? ahubwo mba mbona ari ubw'umugisha. Right, nanjye nibyo ntekereza. Kuko nanjye mbonye urwego agezeho, niyo nabaye ariko nkaba mbifite ntacyo byantwara. Ugira ngo biriya bintu wapfa kubigira uko wiboneye. Ubundi koko umuntu aba yarabikoreye kandi yarabiharaniye. Ubundi koko ubwo buraya mugari ntibwawe uri nk'umugisha. Yewe bwababoneye amahirwe, najya nshima Imana ndeba muri plafo. Biramutse bibaye wabyemera mu ruhame ukavuga ko ndi indaya ariko yiteje imbere, waba proud yabyo mwuga wawe? Proud yabyo rwose. Ubwo nababuzwa n'iki kuba mfite uburyo bwose nakora nkagera muri ruriya rwego. Yego. Wenda simvuze ko abakobwa bagomba kwiteza imbere mu buryo bwose badashingiye kuri ibyo ngibyo. Yego. Ariko hari nabo bibaho bikubayeho ukaba ufite urwego rungana kuri. Yego. Ni ukuri nta kintu byaba bigutwaye, Tugaruke kuko wenda- nawe waba uri gusaba nta n'uwo waba uri kwaka ubufasha, waba wifashije bihagije. Tugaruke ku iyobokamana. Ese ubaye ari indaya bikagenda kuriya, wavuga ngo nta mugisha ubirimo, ubundi umugisha ubusa ute ku buryo kubaka inzu nk'iriya floor enye ifite piscine iri inzu mu mujyi wa Kigali nk'iriya? Birakomeye. Hari abapasiteri batayifite. Ubundi ubwo mwiyobokamana, ibintu mwiyobokamana twiga, ubundi ubwo ntihari n'imirimo nyine uri umugisha ugendera uko nibwo turasenga cyane kandi pe ngiye nubaha Imana mu bintu byose bishoboka, kuko nzi ko ivuze ngo tse n'ubu buzima ntago naba mbufite, ariko Imana nayo yaravuze ngo nubura ubwenge nzaguta. Yego. Ugomba kumenya ubwenge uko ubukoresha bwose. Ntago ubonye ikiguteza imbere wagikora. Yego. Ariko kitari mu ngeso mbi, kitari mu gucuruza ibintu bibi, curuza ibintu byiza bikwinjiriza. Yego. Kuko hari akazi kenshi pe, ushobora gucuruza, ushobora gukorera umuntu, ushobora kugira umubosi akaguhemba ugasevinga ukazagera urwego ushaka. Ariko simvuga yuko neza ko ibintu twese abakobwa dufite muba mwadufatiranye ngo tuba twabikuye mu bagabo, ngo reba ngarakize, ngo yabikuye, ngo nk'ubu naba nibereye kuri iyi cano nakicira iranga abantu ngo yabikuye kuri cano. Umva ngengera akazi by the way. Ufite akazi ndakora, no kubona bisaba gucunga mu minsi utari akazi. Ngira akazi kandi mfite intego yo kwiteza imbere. Igihe muzabona niyubakiye akazu ngo yabikuye ngo kuri shosho ngo kuki oya. Hanyuma we wambwiye yuko ubonye kazi kuraya kabaho amafaranga we washyuha ukagenda. Ntagenda wavuga cyane rwose. Rega umuntu yitwa indaya ari uko yabikabirije. Karitsiye yose kandi mugana ari amafaranga ukiyandarika, ari amafaranga yo kubaka nk'iriya nzu ntabwo wayakura, ntabwo apfa kuyakura muri karitsiye, ntabwo reka ari nayo saburiye n'indege. Ahubwo ame pasi ngenda ndamushyigikiye pe, mugani anihere pasi, akwihere pasi niba koko ari nabyo. Hanyuma wenda bishobora kuba bigira wenda byagira abana b'abakobwa bica intege akavuga ati ese mugani ko n'abakozi bari kubavuga
twe turaruhira iki urabizi ko bashoboka bitewe n'umuntu patience yo kwihangana kwiwe ko gushobora kuba kuri hafi abo bana b'abakobwa babwira iki abatuvugana nubwo ngenyeka ko ari abakobwa cyangwa abamama n'abagabo muba mwagize amashyari ko twiyubakiye inzu tukaba tugeze mu rwego mudafite gusa wanyereka umugabo ufite iriya etaje ingana byo nanjye mugani ni abagabo mugira amashyari aricaye mbitekerezaho kubona nyine umuco wa kinyafurika tuzwi n'abakobwa nk'uko batangiye bivuga ari abanyembaraga nkeya mugani kubona umukobwa yubatse inzu nk'iriya witwa ngo uri umugabo urayifite se mugahe naye numvishe wagira ishyari wenda icyo ntakora ni ukumuvuga musebye cyangwa iki wagira ishyari ryiza ukapreciatinga ibikorwa umuntu yakoze ahubwo noneho abana b'abakobwa bumva ibyo uri kumuvugwaho kandi ari mugenzi wabo abo bakobwa ni babandi usanga banasebanya bakajya ku mashusho nk'uko ugasanga aho kugira ngo bamuhumurize agire urwego atera yiyongere mu byo afite ugasanga ahubwo bari kumushyira hasi ngewe ikintu namusaba ni ukuri umukobwa wese ahari agerageze ajya areka gusebanya n'undi muntu n'undi mukobwa mugenzi we babasirimu erega nta musirimu ugenda avuga ubu iyi viziyo turimo niyo gukora tugashaka amafaranga ntabwo ariyo kujya ugenda uvuga abantu ibintu bidafite 12 nta nubwo byanakugaburira saa sita by the way yewe ibintu bingaburira nibyo nuba hanze ifunguro rya saa sita ari gutera ubwoba rinera ubwoba irya nijoro nijoro nanywa n'icyayi n'umugati nk'iryamye ariko saa sita ngomba kurya kandi ibiryo mva numva bimeze neza aho i Kigali ibintu bigeze ifunguro itarya rya saa sita rihagaze amafaranga kubera ko njyewe nditekera ntabwo njya resitora kandi njyewe mu buzima bwanjye sinjya niyima nimba navuze ngo saa sita ndarya inyama mba ngomba kuzirya niyo naziba ariko nkazirya ikintu cyose navuze ko ndi burya ndagerageza iyo urebye nk'ifunguro rya saa sita riguhagarara nk'amafaranga angahe ugiye nko muri resitora rigura nk'angahe nka 2 ibihumbi nka 2 kubera igihe tugezemo 2 mba ndi umwe saa sita 2 biramfasha hanyuma andi makuru yagiye avugwa cyane muri iki cyumweru izamuka ry'ibiciro ryo n'ubu biracyari ikibazo umva bambabarire abantu bazamura ibiciro ni ukuri bambabarire bamanura ibirayi ariya nyibivuga ibirayi bisebe ikibazo ariya we muri karitsiye wanyu ibirayi bikuganga Yesu we umva ari je nagiye gwanenda kurira nambya ngo ikiro ni 700 Twasi none ndagura ibiro binga noneho nkunda ibirayi ni ukuri cyane pe bitari iby'ikiganiro bitari ikinkunda ibirayi ubiryo bwose nabirya ndabikunda ni ukuri pe sinabyo byonyine byahenze ni ibiciro byose ku isoko byo ku isoko ugasanga ibintu byose byahenze umunsi ku wundi we na mbere area ukeka biterwa n'ikibirayi ko byera mu Rwanda nibyo mvuga nanjye byaranyobeye ndetse kuganira n'umuntu umuyobozi ndakunda guhura n'abantu b'abayobozi badakomeye cyane ariko nyine boroheje ko biri kose n'abayobozi kandi turabakunda aho barindana bashuhuje ndamubaze se ku bintu biri kugenda bizamuka byaba biterwa n'iki arambwira ati biri guterwa amanuza ama essence ama essence ano essence amamodoka kugenda bigaterwa yuko noneho ngo n'izuba ryariyongereye ngo imvura n'ikigwa ibintu byinshi ngo bya ekremu na hehe ibintu byinshi nyine nibyo ngo byatumye ibintu bigenda Anita ibyo bintu urabyemera kuko dodo ku buryo dodo ziguriwe amafaranga 200 300 dodo twariraga n'umuntu muri karitsiye ziyezaga ahantu hose usanga umunyarwanda none ujya ngira imbabazi zihura na essence abantu bafite abana benshi hari nk'umubyeyi ufite nk'abana 6 akaba nta nubwo abo bantu barya ibirayi pe ndakeka byagora nabyo nakarega baguze ibiro 5 byahora n'ibihumbi 3500
bitanu se byakora iki muri abo bana bose n'umuryango wose uhari? Baguze ibiri 10 n'ibihumbi 7. Oya ni ukuri. Njye numvaga igitekerezo cyanjye. Yego. Leta ikora uko ishoboye, imanura ibirayi, imanura n'ibindi. Ibirayi byonyine. Ubuze kugeza Anita, wowe ku bwawe ibirayi amafaranga byajyaho kumva nibura uranyuzwe? Wenda nka 300. 300? 300 cyangwa 250 nk'uko byari bisanzwe. Ukuntu nabihahaga nkakora stoke. Ariko ubu bisigaye byaranze. Ubusuri kubirya kangahe mu cyumweru? Umva ndagerageza nkabirya wenda nko mu cyumweru mo 3. Iminsi isanzwe siko n'undi byahenze. Ubu nibura ahantu wowe kuko ibi turi kuganira n'abandi bazabireba. Wenda batari bazo muvuno we mu minsi isanzwe da mu rwego rwo kugabanya izo dépenses ku bintu byazamutse uhengekereza muke? Cyane nkunda ngiye kwirira icyo Zanzibar, amafi, ubu nibyo bidahenze ku isoko. Nibyo ureba n'ukuntu iyo ufashe nk'amafi ukora isosi. Isosi iyo uyikoze biguha ejo ugateka makaroni, uteka utuntu twinshi ugahindura, ugateka umuceri, ugateka agafiriti kandi ukarya neza gisirimu, kandi wakoresheje amafaranga make. Hanyuma se wa muntu ufite w'abana benshi rero wa muntu we rwose sinzi namugiye. Nawe birakurenze? Birandenze. Muri famille yawe muri bangahe? Famille yanjye nakana kamwe nanjye. Nawe? Yego. Awe niyo mpamvu. Niyo mpamvu. Wize ubwenge. Ubu wakubwira ngo mubyare byagorana? Reka nabashyitsi nshaka. Bazazi ibintu byakatutse. Uvuze nari mvuze wakubwira wenda mubyara kandi kana. Kubera ko ntago ngaya babyara. Ariko sinkubeshye ibiciro byagushyira kuri gahunda. Byagushyira kuri gahunda. Ese tuvuze ku biciro mpita nibaza ku mashuri. Amashuri yo birakabije. Ubu nk'ako kabebe mfite kiga mu wa 3. Yego. Ariko ubu ndimo kuriha nk'ibihumbi 100. Primaire. Yego. Ubwo urumva nagera nko kandi ubwo ndateganya ko icyo kigo ndashobora kukivaho bitewe nuko mbona kimeze akazajya ahandi. Urumva nabyo bisobora kuzamuka. Urumva rero nk'umubyeyi ufite abo bana benshi birakomeye cyane. Birakomeye. Ni ukuri. Wenda inama yagira urubyiruko abakobwa muri iyi minsi ari ikintu kibazo cy'inda nyinshi zitateganijwe. Usigaye usanga nko ku musozi ahantu bavuga ngo umukobwa wa kana usigaye gusa watatwarinda. Hari ibyo bibazo, hakaba hariho n'icyo twakwita ubwiyongere bw'imbyaro nyinshi no ku rubyiruko. Abakobwa reka mbagire inama. Kuko niba wowe ufite umwana wiga mu wa 3 ukaba nta wundi ufite, ntabwo ari uko kubyo bindi byakunaniye, ahubwo ari kureba bitaramira. Yego, bitaragenda neza. Nta muntu wanga kubyara. Yego. Ariko iyo ubona ari ahantu utaragera kandi hari aho ushaka kugera, hari ibyo wigomwa. Yego. Nk'ubu rwose pe sinavuga ko ndi mu rwego rwifashije cyane ngo njyewe usange ngo wagiye hejuru hejuru. Oya, ahubwo hari ahantu nshaka kugera kandi aho hantu nahagera nta kimbangamiye. Rero reka abakobwa mbagira inama y'uko bagomba kwifata bagashaka amafaranga bagakora uko bashoboye kose. Ibyo bintu bakazabyara ariko bafite ubushobozi. Kuko niba abandi usanga babyaye usanga bataye abana, ugasanga wenda n'abagabo babyaranye ntibabafasha, ugasanga bagiye gukora ibintu batigeze bateganya. N'ukuri n'ibihangane bakora uko bashoboye, niyo bababyara bakabasha kubirerera ariko bafite icyo bahera. Nawe ubasaba. Hanyuma muri uko kwihangana nabo hari ubwo babitekereza ariko bagashiduka byabaye. Uwo shiduka byabaye ntago abazi ibyo ashaka. Uko bibaho. Ntago abazi ibyo ashaka, azi ibyo ashaka yakwizirika. Yakizirika cyane rwose. Kwizirika uvuga ni ukuhe Anita? Hari ibintu byinshi.
hari ibintu byinshi leta yashyizeho ibintu byinshi rwose umukobwa agomba kwirinda. Si n'umukobwa gusa Si n'umukobwa gusa. n'umutipe. Se kuki abagabo ubundi mutajya muri onapo akaba ari mwebwe mutwohereza. Ariko si ubundi umukobwa ngahatubwire kuri ako kabona ko umukobwa akoresha iyo ajya muri onapo. Yes. Ajyamo onapo mu buryo bwo kuboneza urubyaro. Erega si umukobwa gusa n'umugore ufite umuryango akabona. Ubundi bizwi ko ari uburyo bukoreshwa n'abamama n'abapapa bafite abagabo babana. Ubu umukobwa niyo yagiye babimukorera nta kibazo, barabimukorera rwose. Niyo handi usanga rero wowe mukobwa utabikoze usanga ubyara inda z'imburagihe, ugasanga utwise utabiteganyije utabipanze. Yego. Ubwo rero iyo ubigiyemo ukavuga ati basi kamfate rega ntago abakobwa mbise indaye, ahubwo mbise ko ushaka kuba ufite fiyanse wawe kandi mukaganira mugahura. Muhuye si ibyo bintu utarabikoze ugasanga guteye inda kandi mutarapanze kubana mutarapanze kubyara, urumva atari umukobwa bigarukaho cyane. Kandi iyo uri umukobwa ukajya gusura umuhungu uba wibaza ko ugiye kumusura ari iwabo. Rero hari iby'abakobwa nabo bikururira. Nimba afashe ishakoshi akambara agasokoza imisatsi akayigira gutya akagenda akamujya muri geto y'abahungu, abazi ko se agiye atari bukora ibyo akora. Nabanze rero ameshinge shura nimba yari ikingiye. Yego. Kuri wowe Anita, ari ukumva wanduye sida ari no kumva watwise? Sha natwita. N'ubuta bakaguhitisha mu byombi wahita mwiki? Natwita. N'ubuta kugera ko kubana habanga nk'icumi. Yewe n'ijana nababyara. Kira kintu kirakomeye kiragatsindwa na Nyagasani. Hanyuma mu bindi bibazo wenda Anita twajya tuganira tuntu twinshi n'ibindi umuntu yakibaza. Aka kanya uri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Yes. Ni iki kintu kikubangamira waheraho uhindura? Yewe umva namushimira cyane umuyobozi wacu. None wabaye wowe. Mushimira pe. Kugeza ubu ngubu n'iki kintu kikubangamira? Ukondi. Aka kanya wabaye umukuru w'igihugu. Iki kintu yumva kikubangamira we mu buryo bwawe wahita uheraho uvuga ati iki kintu mana yanjye ndagikase. Ikintu nakata ni ukugira ngo abaturage bahahe ibintu byose bashaka kurya bitabahenze. Uretse ibirayi n'iki kintu waheraho? N'inyama. Ibiciro wakubita hasi? Nabikubita hasi mu bushobozi naba mfite mbonye ko ari ibishoboka. Yego. Nukuri pe nashyira ibiciro hasi kuko abajura niho baturuka mu kwiba, abana niho barwarira amabwake, niho batanywa igikoma kubera isukari ihenze, niho batarya amavuta, kandi ibyo bintu byose bigirira umumaro umubiri. Iyo ubibuzemo rero usanga ari ikibazo. Ni hahandi abajura bakurura kugira ngo babone ibibatunga. Urumva abanyarwanda bafite ibyo kurya n'abajura ntago babaho. Yego. Kuko umuntu ajya kwiba kugira ngo arye. Nose umuntu yajya kwiba kugira ngo yubake inzu? Ntago bibaho ko wakibuka. Ntago bibaho. Ntago wakubaka inzu mu byo wibye. Ubuse wakwiba agafuka k'umuceri kakubakira inzu, wakwiba frati kakubakira inzu. Buri wese abarwana kugira ngo abone ibyarya kuko birahenze pe. Yego. Wowe ubaye president nicyo kintu cya mbere waheraho? Nicyo kintu cyane mbere naheraho, ubuzima bwiza bw'umuturage, kandi ubuzima bwiza bw'umuturage mukaba yariye yanyweye nta kindi aho yaba hose. Ikindi nkamanura ibiciro by'amazu by'i Kigali. Reka tuze tukagaruka mu kanya, ndetse ko yitwa Anita, umwe mu bakobwa bazwiho kwirekura bakavuga ko batekereza ibintu. Hanyuma ariko nanjye wamuhostinze yitwa Patrick Aubrey. Hanyuma kuri kamera dufashijwe n'umusore mwiza cyane yitwa Augustin. Tubashimira namwe mukomeje kudukurikira. Ugarutse ku bintu bijyanye n'amazu. Kigali nacyo ni ikindi kintu cyazamutse. Twarimo tuvuga ko ibiciro byazamutse kubera essence. Amazu yo buri yazamutse kubera iki? Kubera iki se? Ko nanjye binyobera. Nanjye birancanga. Wenda izo dodo tuzemere, izo mboga tuzemere ko zazamutse, ibyo birayi kubera ama essence birumvikana. Hasa amazu
yazamutse noneho kubera ko nayo agendwa no muri esanse. ibyo bintu abantu benshi barabyibaza. Namenye ko ngo aho bazamuriye amazu ngo nuko n'ibyo kurya byazamutse. Ariko birumvikana niba nawe wenda yarahahishaga 50, yego wenda ku kwezi nawe guhahisha wenda 80, niba nta handi akura ari ku nzu yiwe ahahita yizamura. Urumva rero nicyo cya kintu nahereyeho, ubashije kuba ibintu byose biri ibyo kurya biri kuri nivo imwe, ntabwo ibyo byose byaba. Kuko ibibazo byose bizaba ibiryo bikizamuka. Yego. Ntabwo rero nzaburara cyangwa ngo umwana burare, kandi nzi ko muturanye ufite ibyo kurya, nzaza turwane mbikwambure ariko niki. Wenda ibibazo yenda dusa naho tugana ku musozo. Anita, ari wiba na rimwe? Oya. Oya, ari ukuntu. Yako ndiba we. Ari n'ukuntu wifunga nk'agakoti k'umuntu. Agutije bagate ni keza yewe umwana we. Oya ntabwo biraba nicyo Imana. Ikintu cemera Imana nuko mu duce twanjye mfite nukoresha uko turi. Ubwo nibinanira nzaguza banke wenda nyambure. ariko mbashe kubaho mu buryo busesuye. Ntabwo wabona wibye. Anita, nagushimira. Ashimira ku kiganiro cyiza cyane tugiranye. Nk'utse ko ari ikiganiro kigaruka ku makuru abagiye avugwa cyane muri iyi minsi turimo, bavuga byinshi cyane, tukareba mu bantu babasesenguzi cyangwa se umwe mu bantu tuzi ko agira ukuri kuri we akagira icyo atubwira, kuko ari nabuganiza akaba ntacyo agira kubwira. Ariko Anita, ndagushimiye cyane kuri kwa uduhaye uyu munsi cyane rwose. Hanyuma ubwo n'ubutahe tugukenera nizeye kuzaboneka. Nzaboneka pe. Yego. Anita, turakoze cyane. Cyane nawe. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukande like ndetse na follow kuri channel yacu. Nitwa Patrick Aubrey. Ndi kumwe na Anita, nifashijwe na Augustine. Ndabashimiye. Ushaka ko tukwamamariza imyenda, amatelefone, ibintu byinshi nyine waba ucuruza ariko ukabona bitari kugenda cyangwa ngo abantu babibone, uraduhamagara tukabigukorera. Wahamagara 0788 49 81 215, 0788 49 81 215.